Hagiye gushyira ibyumweru bitatu igikondo muri EXPO Ground habera imurikagurisha mpuzamahanga ngarukamwaka EXPO 2016. Mbere y'uko ritangira, urugaga rw'abikorera rwavugaga ko ryihariye mu kuba rigomba guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, made in Rwanda, cyane cyane hibandwa ku myenda kugira ngo abanyarwanda bayimenye, bayikunde, banitabire kuyigura muri gahunda yo gucacaguha. Ni imurikagurisha inganda zikorera imyenda mu Rwanda zitabiriye nk'uko byateganijwe. Ngira ngo mwabonye imipira y'ubwoko bwose, iy'abakuru ndetse n'iy'abana, tukagira n'umwihariko w'ama uniform, harimo uniform z'ubwubatsi arizo za safety uniforms, tukagira uniform z'abashinzwe umutekano, harimo iza gisirikare, za polisi, z'abasekirite, tukagira uniform z'ibigo byigenga, harimo amahoteli, hakabamo ibigo byikorera ku giti cyabyo. Dufite iyo bita tisi popoline ikorerwa mu ruganda rwacu texirwa, tukagira amatise akorwamo imyenda y'abagabo n'iy'abadamu n'ibitenge byo gukenyera, tukagira n'ibishora by'abana, amasharupe, amatise avamo imyenda ama uniforme n'ibigoma, tukagira n'amoko menshi, byose bikorerwa mu ruganda rwacu. Abanyarwanda bamurika ibikorerwa mu Rwanda bahanganye n'abanyamahanga bava mu bihugu 17 byo ku mugabane wa Afurika, Aziya n'Uburayi. Ibihugu nka Uganda, Kenya, Tanzania, Misiri, Pakistan na Malaysia. Twasanze ababihagarariye mu imurikagurisha nabo bamurika ibikorerwa iwabo. Bamwe mu baza kugura imyenda muri EXPO bashima ubwiza bw'ikorerwa mu Rwanda, ariko bakayinenga ibiciro. Imyenda ya caguwa yo yaguraga make, none yiyo bigaragara ko ari myiza pe, ifite karite, ubu nanaguzeho ngewe, ariko ukurikije noneho ku muturage usanzwe wo hasi igiciro nicyo cyagombye kugabanuka. Uyu nguzi 3,000, ariko usanzwe naguraga amafaranga 500. Urebye nk'igitenge kidoze igikwembe cyo hejuru cyangwa ishati cyangwa ijipo, uri gusanga kimwe kigura nk'ibihumbi 10 cyo hanze, ariko wagera mu Rwanda ugasanga byo biri nka 15 kuzamura. Gusa hari abamurika imyenda ikorerwa mu Rwanda bahamya ko idahenze bakurikije amafaranga bishyura imisoro n'ikiguzi cy'amazi n'umuriro w'amashanyarazi bikoreshwa mu nganda. Icyo twasaba leta kugira ngo dushobore gukora imyenda ihagije abanyarwanda kandi ku giciro kinogeye buri munyarwanda, nuko bagabanya imisoro ya raw material, chemicals ibiva hanze dukoresha mu ruganda, imisoro ikagabanyuka n'ingufu z'umuriro zikagabanywa, umuriro n'amazi. Urugaga rw'abikorera PSF narwo rwemeza ko imyenda ikorerwa mu Rwanda igihenze, cyakora rugasobanura ko biterwa no kuba inganda zikora imyenda zikiri nke mu gihugu. Uko inganda zirimo zigenda zijyaho ni nako ibiciro bizagenda bigabanuka. Ubu nakubwira yuko uretse n'izi nganda twavuze izo za itesirwa C&H, ariko nk'ubu ngubu hari ishyirahamwe ry'abadozi n'abanyamuryango bacu. Ubu ngubu bamaze kwishyira hamwe, bashatse bahawe ahantu ikibanza bazubaka uruganda, bishyize hamwe uruganda ruzagira amashami hafi mu ntara zose. Ukuvuga ngo bamaze kwishyira hamwe ari 200, mu gihe gito bazaba bamaze gushyira hamwe hafi amafaranga angana na miliyoni 150, kandi biracyakomeza. Ni ukuvuga ngo barashaka gushyiraho urwo ruganda ruzaba rufite amashami. Hari n'izindi nganda zirimo zigenda ziza z'abanyamuryango bacu, bigaragara yuko bafatanyije nari yashyira hamwe iryo bita rya fashion designers, bagenda berekana iyo myambaro ikorerwa hano n'izo nkweto bikorerwa hano mu Rwanda. Ni ibintu bifatanyije hamwe, ni uko bigenda biba byinshi ibiciro nabyo bizagenda bigabanuka. Kugera mu Rwanda habarurwa inganda 2 gusa, itekisirwa na C&H zikora imyenda. Urugaga rw'abikorera ruvuga ko gukundisha abanyarwanda ibikorerwa mu Rwanda binyuze mu mamurikagurisha byabanje gushyirwamo ingufu kugira ngo bibanze kubonerwa isoko. Ni kimwe mu mpamvu zatumye imurikagurisha mpuzamahanga riri kubera i Kigali ku nshuro ya 19 ryitabiriwe n'abamurika 419 barimo abanyarwanda 271 ryongererwa umunsi umwe, aho gusozwa kwa gatatu w'iki cyumweru rizasozwa kwa 4 tariki ya 11 z'ukwezi kwa 8.